Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko tudahuje amasaha mwaramutse neza ndetse ngo tugire ibisanzwe uyu munsi ngarutse mbazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurebera hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe rero buri wese nafate agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika ku rupapuro rwawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota wari kugira muri iki kizamini cyakozwe uyu munsi. Kwifuza kode za perime provisoire nawe ni karibu mu muryango w'abatsinda, twandikire kuri WhatsApp ni 0788 0214666 cyangwa se uduhamagare kuri 0726885540. Ni karibu mu muryango w'abatsinda, nawe turagufasha. Wowe utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe, ukande kuri like, share ndetse na comment kugira ngo dukosore ikizamini bijye bita bikorera kukibona utiriwe ujya gusacinga. Twikomereze n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyavugaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Ese ubonye icyapa kikubwira iki? Ese ni A. Ni inzira y'abanyeshuri cyangwa ni B. Aho abanyamaguru ntibemerewe. Ese ni C. Ni agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga cyangwa ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni D. Igisubizo ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Igisubizo ni D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ni iki kindi ushobora gukora? Ese ni iki kindi wakora umaze kwakiriza icyarimwe aya matara y'ibyerekezo byombi? Ni iki kindi wakora? A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B. Guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ukumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe cyangwa ni B. Ni uguhagarika ibindi binyabiziga no kubasaba ubufasha. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Uba ugomba kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Iyo itarahamagarwa, ikintu cya mbere ugomba gukora ni uguhita uyihamagara kugira ngo baze batange ubufasha mu gihe gito. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Hoteli. B. Ibitaro. C. Hagenewe kugwa kajugujugu. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ese ni A. Ni hoteli cyangwa ni B. Ni ibitaro. Ese ni C. Ahagenewe kugwa kajugujugu cyangwa ni D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Ni ibitaro. Igisubizo ni B. Ni ibitaro. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Nkomeza kubibutsa ko bitakiri ngombwa kwigira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp tukagufashiriza aho uherereye utiriwe uva aho uherereye. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni iki ni ngombwa kumenya ko? Ese ni ibiki biri ngombwa? Mbere yo kunyura ku bindi binyabiziga ni ibiki biri ngombwa? Ni ibiki ugomba gukora? A. Ni ngombwa kumenya ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukata ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma cyangwa ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ese ni C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukata ibumoso cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Ni umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ibintu biri ngombwa cyangwa se ni ngombwa kumenya ko
umuhanda ubona neza kandi ukanitondera no kunyuranaho. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu, mboneraho kwibutsa ko kanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bihita bikorohera kukibona utiriwe ujya gusacinga. Nawe wifuza kode za perime provisoire, nawe twandikire tugufashe tuguhereze kode za vuba mu gihe gito. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Ese iyo hari ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe nacyo cyangwa se iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho, cyangwa ni B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Ese ni C. Emerera icyo kinyabiziga kigutambukeho niba imbere nta cyago gihari, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro, wowe urabona igisubizo ari ikihe? Hano igisubizo ni C. Uba ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kikagutambukaho niba imbere yawe nta cyago gihari. Emerera icyo kinyabiziga gitambuke niba imbere yawe nta cyago gihari. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Ese mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa se ubana n'ubumuga bwo kutabona yitwaje inkoni yera y'abatabona igihe ari kwambuka umuhanda, A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro, ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro, hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni meza, ni mabi? Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu bite byayo? A. Ni meza kuko atuma ureba kure. B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C. Akwizeza ko abandi bakubona. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni meza kuko atuma ureba kure, cyangwa ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ese ni C. Akwizeza ko abandi bakubona, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro, hano igisubizo ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Twikomereze n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kiravuga ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda ni byiza cyangwa ni bibi? A. Ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni bibi ku binyabiziga cyangwa se ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, cyangwa ni bibi ku kinyabiziga ni bibi igihe cyose? Ese ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike agapapuro, hano igisubizo ni B. Ni bibi igihe cyose. Igisubizo ni B. Ni bibi igihe cyose. Twikomereze n'ikibazo cya cyenda. Ikibazo cya cyenda kiravuga ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa.
ese telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa hehe? A. Ahari ibimenyetso bimurika. B. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni ahari ibimenyetso bimurika, cyangwa ni B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni iyihe? Nuko telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga. Rero muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ntacyo bashyizemo. Telefone ngendanwa ntiyemerewe cyangwa se ntiwemerewe kuyikoresha igihe utwaye ikinyabiziga. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Mbonera kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bitabikorohera kukibona utiriwe ujya gusacinga. Nawe wifuza ibitabo byo mu Kinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, nawe ni karibu turagufasha utiriwe uva aho uherereye. Twikomereze ikibazo cya 10 kiravuga ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Ese kunyuranaho bibujijwe ryari? Ese ni igihe biba byagenze gute? A. Igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye, cyangwa ni B, ni umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Ese ni C, ni ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B, ni umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Igisubizo ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Twikomereze n'ikibazo cya 11. 11 kiravuga ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga byahagarara cyangwa se ngo bihagarare. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wowe wakora iki igihe uhuye n'umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje kandi arimo gusaba ko mwahagarara nk'abayobozi b'ibinyabiziga? Wakora iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, cyangwa ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza? Ese ni C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 kiravuga ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza ihoni bibujijwe hehe? A. Ku musigiti, ku rutambiro ku musigiti, ku rusengero no ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C, cyangwa ni D? Twandike agapapuro. Hano igisubizo wowe urabona ari ikihe? Hano igisubizo ni B, ni hafi y'ibitaro. Igisubizo ni B, ni hafi y'ibitaro. Twikomereze na 13. 13 iravuga ngo icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? A. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B. Amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C. Imyaka 2. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, cyangwa ni B, ni amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi? Ese ni C, ni imyaka 2, cyangwa ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri.
hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Impamvu A na B ari ibisubizo by'ukuri ni uko ikinyabiziga kigomba kumara amezi 6 kiriya kinyabiziga gikora ubucuruzi. Naho ikinyabiziga kidakora ubucuruzi kiba kigomba kumara amezi 12. Niyo mpamvu A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 14 kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo? Igihe nk'aho umuyobozi w'ikinyabiziga wegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye, ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yabo? Ese wakora iki? A. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. C. Gabanya umuvuduko ubwire uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. D. Komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Twandike ku gapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike ku gapapuro. Hano igisubizo ni B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Uba ugomba kureka uwo mwana w'umuhungu akajya cyangwa se agatambuka kuko ashobora kujya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Twikomereze n'ikibazo cya 15. 15 kiravuga ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga aha ni iki yakora igihe ashaka kujya iburyo? A. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. B. Kuvuza ihoni akongera umuvuduko. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga hano wakora iki? A. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. B. Kuvuza ihoni ukongera umuvuduko. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Ese wowe wakora iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike gapapuro. Hano igisubizo ni C. Ni uguhagarara ukareka abanyamaguru bakambuka. Ugomba guhagarara ukareka abanyamaguru bakambuka. Twikomereze n'ikibazo cya 6. Mbona no kwibutsa ko nawe wakwigira kuri WhatsApp yawe cyangwa se ukigira kuri telefone yawe utiriwe uva aho uherereye. Twandikire kuri WhatsApp ukande kuri subscribe kugira ngo dukosoye ikizamini ujye uhita ubona ikizami twakoze ndetse n'ibindi byinshi twakosoye utiriwe ujya gusacinga. Ikibazo cya 16 kiravuga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda? Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda? A. Hagarara utegereze amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Hagarara utegereze amabwiriza cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka ugakomeza umuvuduko ufite ukigendera. D. Hagarara kuri icyo cyapa mbere cya mpande 3 mbere yo gukomeza. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike gapapuro. Hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye.
uba ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Twikomereze na 17. 17 iravuga ngo n'icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga n'icyo wakora igihe ubonye za otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese wowe wakora iki? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ku gapapuro. Hano igisubizo ni B. Uba ugomba kugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza. Ugomba kugabanya umuvuduko ukareka igakomeza. Twikomereze n'ikibazo cya 18. 18 kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa se adakora, yakora iki? Ese nkaho nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze aha mu masangano y'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka ugasanga ataka cyangwa se adakora, wakora iki? A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, cyangwa ni B. Gutwara neza nta gutinda mu isangano. Ese ni C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe, cyangwa ni D. Gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Twikomereze. Hano igisubizo ni A. Ni uguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari muri uwo muhanda. Twikomereze n'ikibazo cya 19. 19 kiravuga ngo n'icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora igihe uhuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Ese wakora iki? A. Kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ukuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ese ni C. Kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka, cyangwa ni D. Kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Twandike agapapuro. Hano igisubizo wowe urabona ari ikihe? Hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Twikomereze n'ikibazo cya 20, ari nacyo kibazo cya nyuma. Ikibazo kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho, yakora iki? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga urimo kugendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho, yakora iki? A. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo
yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C. Gutwarira inyuma y'umwegereye cyane kugira ngo ureke abandi cyangwa se ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Gutanga ibimenyetso ku kindi kinyabiziga ko byabanyuraho. Ese urabona wowe igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni ukuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda, cyangwa ni B, ni ukuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere abandi cyangwa se ibindi binyabiziga gutambuka. Ese ni C, ni ugutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho, cyangwa ni D, ni ugutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B, ni ukuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Uba ugomba kuguma inyuma yacyo cyangwa se inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo yemerere cyangwa wemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ndagushimiye warebye iyi video, wakanze kuri subscribe, Imana iguhe umugisha, ndetse nawe wakanze akanyenyeri, Imana igusubiza aho wavanye. Wifuza code za permis provisoire watwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara ni 0780 021146 cyangwa se ukatwandikira kuri 0726885540. Ni karibu mu muryango w'abatsinda. Umunsi mbisegureho, ntabwo nari meze neza ariko ndahamya neza ko ubutaha bizaba bimeze neza. Igihe tutakosoye ikizamini ntukagire ubwoba, wowe icyo ugomba gukora ni ugusubira mu bizamini twakosoye, ko ibizamini byose birasa, hafi ya byose biba bisa. Ugerageze ukosore byinshi kugira ngo ugere ku byo wifuza kandi mu gihe gito. Amahirwe masa, muhorane Imana, ndabakunda cyane.